ntabwo inyamaswa ari papa nk'uko abadivantisiti babivuga, ntabwo inyamaswa ari antikristo nk'uko abateolojiya babivuga, ahubwo inyamaswa Bibiliya igaragaza ko ari ubutegetsi bw'abantu, nk'igikoresho Satani yifashisha mu gushaka kwigarurira abantu bose ngo abatwaze igitugu kandi abahumanye. Antikristo nicyo bisobanura. Noneho rero akaba afite izina rye bwite, akaba yitwa umuhanuzi w'ibinyoma. Impamvu biri mwita umuhanuzi w'ibinyoma nuko nyine azaza yitira ko ari we Mesiya, ari we Kristo, akigira umuhanuzi nk'uko Yesu yahanuraga muri Isirayeli. N'ubuhanuzi Yesu yagiye ahanura turabona bwinshi. Antikristo niwe muhanuzi w'ibinyoma kuko ibyo ahanura byose ni ibinyoma imbere y'Imana, ntabwo ari ukuri. Ukuri kw'Imana niko kuri, undi wese wahanura atari Imana imuhaye ibyo ahanura, nibyo bisobanura ko uwo muntu ari umuhanuzi w'ibinyoma. Iyo ni systeme religio satanisme wahawe kugera ku rwego rw'uko wumva ko nutajya muri rwa rusengero rwubatswe n'amaboko y'abantu ari amatafari uzaba waguye, kandi koko uzatanagaheraho akakugusha koko iby'agakiza ukabivamo ngo kutakijya hariya. Uza kumenya ko ari wowe nzu y'Imana, ukamenya kuri ibuye rifasha ku mabuye ari rwo rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi mwese mukaba mwubatse ku ibuye rikomeza ifuruka ari ryo Yesu. Ukamenya ko uri inzu yakuze cyangwa ikura yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Ntabwo wari kuvuga ngo nsubiye mu busambanyi cyangwa mu bujura cyangwa mu nzangano cyangwa nsubiye kunywa urwagwa, nsubiye kunywa za sirudiwiri n'ibindi kuko nakijya muri iriya nzu, kuko wigishijwe muri systeme y'idini kugira ngo bakugumane bakumvishe ko agakiza ugomba kukagira uko iteka ryose uri imbere ya pasiteri. Ndetse ikizakurikiraho ni uko idini ryawe rizakuyobya kugeza urimbutse, kuko idini ni inzu ya Satani, itorero ni inzu y'Imana. Ushobora kwibaza ngo itorero hinduka idini ryari? Nagira ngo nkubwire ngo uri kwirahuriraho umuriro waka, uri gukora ibintu birebana n'ubuswa utazigira ubonera ingororano, urimo urakora ibintu by'ubujiji kandi iminsi yo kujijwe Imana arayirengagije. Ugomba gusobanukirwa ko uri, niba rero bishop wawe, apostle wawe, uwo muyobozi ukuyoboye atarabikwigishije, uraruhira ubusa, dore kunyuza mu nzira itariyo ikugeza ku Mana. Nakugira inama ngo aho hantu have, kuko ntacyo wakumariye. Shaka ahantu noneho hari itorero rizima ariho ujya ribashe kukwigisha ibyo byose. Kira gicaniro cy'imibavu kigomba kuba kiri muri wowe. Imana igukeneyeho yuko uhora ucanye kuri kira gicaniro. Imana ikeneye imibavu yawe. Hagomba kuba harimo iriya sanduku irimo biriya bihamya bitatu, muri wowe hagomba kuba harimo igitereko cy'amatabaza 7, ari ya meza, ari imitsima 12, ndetse na kiriya gicaniro cy'imibavu. Tuzabereka uburyo buri wese asabwa kubahiriza icyo kintu, n'uburyo abantu batigeze bigishwa kandi bakomeza kuba mu madini. Abantu benshi bakaba barimo kwirukankanwa bajyanwa muri Gehinomu. Ese iyi kabutura itarisobanuye iki? Ese ujya uyambara? Ese irivu ujya uriyora ukajya kurisesa inyuma y'ingando z'amahema? Ese ikanzu y'igitare ujya uyambara? Ese ikanzu yashushanyaga iki? Nyabuna mutazabura ubugingo kandi muvuga ngo mwarizeye, ukazahagara muri rwa ruhande rw'aba bandi Yesu yavuze ngo nimwumve imbere sinigeze kubamenya mwankozi z'ibintu. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka nongere ngusuhuze kandi mwifuriza amahoro y'Imana. Nshuti mwene data wobana natwe, fata umwanya ugakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Ndakwifuriza amahoro y'Imana aho uri. Turasuhuza abanyarwanda mwese bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, turasuhuza abari mu bindi bihugu bitandukanye byacu bya Afrika, ndetse turasuhuza abanyarwanda muri ku migabane yose igize isi. Reka dusuhuze n'abarundi mwese mubana natwe. Abarundi ni bene data kandi turabana benshi. Turasuhuza namwe mwese abari Burundi, abo duheretse kubana. Ngira ngo hashize nibwira zigiye kuba 7 tuvuye aho ngaho Bujumbura, kandi turaje vuba turagaruka kuvuga ko turashaka kuza gukora igikorane gikomeye aho ngaho na bene data bose turi kumwe. Yewe byaba ngombwa tukajya noneho no mu ngo z'abantu tukajya kugira ngo tubafashe tuganire ijambo ry'Imana. Nkuko bisanzwe rero amazina ni Jean-Luc Ikingeneye, hanyuma nkaba ndi missionnaire. Turashimira Imana kuko yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tubane muri kino kiganiro. Reka dusenge kugira ngo Imana ibane natwe kandi ibane nawe mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira, ndetse no mu butumwa Imana iduhaye kugira ngo ubashe kudufasha none n'ibindi bihe tuzaba tukiriho
n'abandi bose bazagenda babwumva uko ibihe bizagenda bisimburana. Mana yacu, Mana ikomeye, Mana ikiranuka, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza duhaye kugira ngo dukomeze kuganira ku ijambo ryawe na bene data. Ubutumwa bwawe, ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bukomeze kwamamazwa ku isi yose, abari mu isi yose bakumenye. Igihe kirasohoye ko abantu bose bamenye ko ari we Mana yonyine kandi bakwizere, kuko tubona ko turi mu bihe bya nyuma, iminsi y'imperuka, kandi tubona ko nta kintu gisigaye mu byo wavuze byose kugira ngo iyi si kurweho ushyireho iyindi nziza wateguriye abakwizera. Ubu butumwa tugiye kuvuga turasenze ngo bufashe umuntu wese, kandi dusabye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zigere ku bantu bose. Umwuka w'Imana ararika abantu kugira ngo bakurikire ubutumwa. Turagushimiye kubana natwe kandi ukaba ugiye kubwira abantu bawe bari mu isi. Cyubahiro kibi cya mu izina rya Yesu Kristo no tubyambaje twizeye, amen. Turagusaba kugira ngo niba utarakora subscribe uyikore, kuko muri iki gihe dufite ibiganiro byinshi, dufite ibintu byinshi tugiye kuvuga, cyane ko Imana yaduhamagariye kugira ngo dukangure abari hirya no hino ku isi, yaba bizera ndetse n'abatizera, aho turahakora kugira ngo abantu bamenye navukiye iki, mbayeho kubera iki, ni kubw'Imana, hanyuma buri wese abashe kumenya icyo gukora muri iki gihe cya none. Tumaze iminsi turimo turiga ku nyigisho irebana n'amazina 7 twahawe nk'itorero, cyangwa se wahawe nk'itorero, kuko iyo tuvuze itorero hari igihe abantu bahita bumva association, cyangwa se kuriya abantu baba baribumbiye hamwe bakubaka inzu twita urusengero, bakajya bahurira bagakora amateraniro, bagashyiraho ibikorwa bitandukanye, gutanga ibi bya 10 n'amaturo, gukora ibyo bikorane cyangwa se biterane, aho bahora bigishirizwa. Bega akenshi abantu iyo uvuze itorero hari igihe bumva nyine ubwinshi bw'abantu cyangwa se kwishyira hamwe kw'abantu, ariko Bibiliya ivuze itorero ibivuze umuntu ku giti cye. Noneho rero kuriya duhurira hamwe babivuze ngo ni amateraniro y'itorero rya Kristo. Bivuze ngo umuntu ni itorero, iyo mwahuye ni itorero ryakoze amateraniro. Ntabwo rero itorero ari kiriya gikorane, ntabwo ari amateraniro, ahubwo ari amateraniro ni uguhura kw'itorero, bahuye kugira ngo baganire. Tumaze igihe rero turi gusobanurira abantu kugira ngo babashe gukura, basobanukirwe, bamenye, kugira ngo batazarimbuka barimbukiye mu madini barimo, bumva ko bayavuyemo bashobora kurimbuka, kumba aho bari bicaye hejuru ya Gehinomu. Niyo mpamvu Imana iduhamagariye cyane muri iki gihe gusobanurira abantu kuri kw'ijambo ry'Imana, ngo buri muntu wese amenye uwo ari we muri Kristo Yesu. Namara kumenya uwo ari we muri Kristo Yesu, bizatuma umuyobozi umuyoboye, wenda ni pasiteri, cyangwa ni bishopu, cyangwa ni apotere, cyangwa se ni padiri, musenyeri, cyangwa se na kibishopu, kugira ngo atazakuyobya cyangwa aguhe ibitari byo, uzahita uvumbura ikibazo afite ko yayobye, cyangwa se yavangiwe, cyangwa se ari injiji yihaye umurimo utari uwe. Tuributsa abantu ko dufite igitabo cyitwa Ukuri Nahishwe. Ni igitabo cyiza cyane kigizwe na page 108. Murumva si kinini cyane kandi si na gitoya. Ni igitabo gikubiyemo inyigisho za eschatology, inyigisho z'ibihe by'imperuka. Kirimo ingingo 12 zirebana n'iyo topic, inyigisho zirebana n'ibihe by'iminsi y'imperuka, aho umuntu asobanukirwa ibyiringiro bye, aho bitangirira n'aho bizaherera. Hari abantu babayeho mu buzima bwa Gikristo ariko batazi ese ibyiringiro byanjye ubundi ni ibihe, ese aho njya ni hehe, ese ubundi bizagenda gute. Iki gitabo rero kiragusobanura ibyiringiro byawe, kuko gikuyemo inyigisho zose zirebana n'irangira ry'isi, gikuyemo inyigisho nyinshi z'igitabo cy'ibyahishuwe, gikuyemo inyigisho z'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu,
gikuyemo inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, gikuyemo iby'intambara ebyiri zivugwa muri Bibiliya zigomba kuzabaho ku isi, harimo intambara yitwa Gogi na Magogi ndetse n'intambara yitwa Harimagedoni. Hakubiyemo iby'imibabaro ikomeye ku Bisirayeli, icyo bita Grande Tribulation. Gikubiyemo iby'umugeni wa Kristo, uburyo azakurwa mu isi. Gikubiyemo ibirebana n'ubutatu satanike, hariho ikiyoka, inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma, uko tubisanga mu Byahishuwe igice cya 16 kuva ku murongo wa 12 na 13. Ubwo n'ubutatu satanike: ikiyoka, inyamaswa, umuhanuzi w'ibinyoma. Hanyuma tugasobanura inyigisho za teolojiya, uburyo zagiye zisa nkaho zibeshya abantu, zagiye zibeshya abantu bakigisha umuhanuzi w'ibinyoma, bakaba ari nawe bita inyamaswa, kandi bakongera bakamwita Antikristo, kuko basobanura ko umuhanuzi w'ibinyoma ngo ni umwuka wa Antikristo. Ntabwo umwuka ari wo muhanuzi, umwuka si wo muhanuzi. Hahanura umuntu, ntabwo hahanura umwuka, ahubwo umwuka azana ibyo umuntu ahanura. Noneho abantu bafashe umuhanuzi w'ibinyoma bawita ngo ni umwuka wa Antikristo. Noneho Antikristo bamwita ngo ni inyamaswa. Inyamaswa ni ubutegetsi bwo mu isi, bikaba birenguriza ku muryango w'abibumbye watangiye witwa SDN, Société de Nations Unies, uza gusimburwa n'uwitwa UN cyangwa se umuryango w'abibumbye. Icyo rero nicyo cyitwa inyamaswa. Ntabwo inyamaswa ari papa nk'uko Abadivantiste babivuga, ntabwo inyamaswa ari Antikristo nk'uko abateolojiya babivuga, ahubwo inyamaswa Bibiliya igaragaza ko ari ubutegetsi bw'abantu, nk'igikoresho Satani yifashisha mu gushaka kwigarurira abantu bose ngo abatwaze igitugu kandi abahumanye. Ni umuryango w'abibumbye uvugwa kuko ari wo uyoboye isi. Tuzabigarukaho, ariko muri iki gitabo kwe nahishwe twarabisobanuye mu buryo bwumvikana cyane. Hanyuma hakaza ikiyoka, aricyo Satani, nk'uko bivuga ngo ni cyanzo ka kera iyo mwanzi na Satani. Hakaza none n'umuhanuzi w'ibinyoma, ari we Antikristo. Antikristo niwe muhanuzi w'ibinyoma. Ijambo Antikristo bisobanura uwishyira mu cyimbo cya Yesu cyangwa mu cyimbo cya Kristo, cyangwa se urwanya Kristo. Anti bisobanura uhakana, urwanya, uwishyira. Hanyuma hazaho Kristo, ubwo bivuga ngo ahakana Kristo kandi akongera akihindura cyangwa akagaragaza ko ari we Kristo. Mu kugaragaza ko ari we Kristo, n'ubundi harimo guhakana Kristo. So rero Antikristo nicyo bisobanura. Noneho rero akaba afite izina rye bwite, akaba yitwa umuhanuzi w'ibinyoma. Impamvu biri mwita umuhanuzi w'ibinyoma nuko nyine azaza yitira ko ari we Mesiya, ari we Kristo, akigira umuhanuzi nk'uko Yesu yahanuraga muri Isirayeli. N'ubuhanuzi Yesu yagiye ahanura turabona bwinshi. So rero ni ukuvuga ngo Antikristo niwe muhanuzi w'ibinyoma, kuko ibyo ahanura byose ni ibinyoma imbere y'Imana, ntabwo ari ukuri. Ukuri kw'Imana niko kuri. Undi wese wahanura atari Imana imuhaye ibyo ahanura, nibyo bisobanura ko uwo muntu ari umuhanuzi w'ibinyoma. So rero Bibiliya ivuze Antikristo, Bibiliya ivuze umuhanuzi w'ibinyoma, bishaka kuvuga Antikristo. Yavuga inyamaswa, igashaka kuvuga ubutegetsi buyoboye iyi si Satani yifashisha mu kwigarurira abari mu isi, cyane ari wo muryango w'abibumbye ukubiyemo ibihugu byose byo mu isi, ndetse n'ubupapa cyangwa se Vatican irimo mu muryango w'abibumbye. Urumva ko umuryango w'abibumbye ukubiyemo ikintu kirebana na religion, ndetse n'izindi department zirimo nyinshi zitandukanye z'ibyo bavuga bakora. So rero ni ukuvuga ngo inyamaswa n'umuryango w'abibumbye, umuhanuzi w'ibinyoma ni Antikristo, ikiyoka n'icyanzo ka kera y'umwanzi wa Satani. Biri muri iki gitabo ko nahishwe, tugasobanura iby'ingoma y'imyaka 1000 abera bazabamo, tugasobanura inyigisho z'ibinyoma z'abatemwe de Jehova basobanuye bavuga yuko abantu bazaba mu isi nshya batazigera bava mu isi ngo bajye mu ijuru, aho bagaragaza yuko 144 ari byo byonyine bizagera mu ijuru. Mu Byahishuwe igice cya 7 twarabisobanuye 144 ibyo ari byo. N'ugishaka rero kitabo kuri nahishwe ugikeneye, ahantu hose uri ku isi kikugeraho. Ku isi yose kirahagera, kandi kimaze kugera ku isi ahantu henshi, mu Rwanda, mu ntara, muri Kigali,
hose kiragenda, amamodoka aragitwara, ndetse no muri Kigali dufite abagenda bakigeza ku bantu bagikeneye. Ugishatse rero reba namba zacu, nimero zacu zireba aho ngaho hasi kuri Iron TV, urazibona nimero zacu, nizanjye nimuhamagara tuzavugana kandi kizabagiraho. Uyu munsi tugarutse ku mazina 7 kugira ngo buri mukristo wese, buri muntu wese amaze kumenya Yesu abashe kumenya uwo ari we muri Kristo Yesu. Kuki twibanda cyane mu kwigisha abakristo? Nuko itorero cyangwa abizera nibo bafite ububasha cyangwa se bafite ibintu byose biri hano mu isi bafite mu biganza byabo. Ariko ikibabaje nuko umuntu wese atimenya uwo ari we ngo amenye ububasha Imana yamuhaye, kuko itorero niryo ryasubijwe isi kugira ngo ribashe kuyigarura mu buryo bwo guhindura abayirimo, hanyuma bizatume n'ibyaremwe byose bibasha kubona umugisha w'abana b'Imana bamaze guhinduka bagasubira mu bwami Imana yarabateguriye. Kuko iyi si yahinduwe kubera umuntu yafashe ubutware bwe akabuha ikiyoka aricyo Satani. Bituma rero iyi si Imana iyitesha agaciro, kuko umutware wayo ari we muntu. Ubutware yahawe bwo kuyobora ibyaremwe byose, hakubiyemo ibyo mu nyanja, hakubiyemo ibyo tubona ku butaka, hakubiyemo inyamaswa zose zo mu mashyamba, ndetse n'irisanzure ryose tubona, yarabifasha byegurira Satani binyuze mu nyamaswa yitwa inzoka. Mu gihe yari wo mutware w'inzoka, afata ubutware abuha inzoka. Inzoka imubwiye ibintu yumva ko ariko kuri kurenza iby'Imana yamubwiye, kandi ari we utegeka iyo nzoka. Bituma rero yisita agaciro. Yesu cyamuzanye nka Adamu wa nyuma, nk'uko birivuga mu rwandiko rw'Abakorinto rwa mbere 15:45, nuko yaje kongera kudusubiza ubutware twamburiwe muri Adamu mu ngobyi ya Edeni, bugahabwa ibindi biremwa, ariko Satani ari we unyuze muri icyo kiremwa cyitwa inzoka. Bivuye ngo rero ubutware bwose bw'umuntu ndetse n'ibiri mu isi Satani yarabwigaruriye yifashishije itungo cyangwa se yifashishije inyamaswa Imana yaremye. Rero kugeza uyu munsi icyazanye Yesu kugira ngo aze mu isi kwari kugira ngo yongere adusubize bwa butware. Rero itorero rya Kristo mu isi niryo rifite ubutware ku byaremwe byose. Ariko ikibabaje, kuko amadini dukomokamo, twabayemo, tukirimo kuri bamwe, hari abamaze kumenya ukuri, amadini bamaze gusa nkaho bayahunze, bari kwiga ijambo ry'Imana ku rwego rwo hejuru kugira ngo bahagurukane ubutumwa bwiza. Hari abandi bafunze amatwi, bafashe idini nkaho ariyo nzira ibajyana mu ijuru. Noneho amadini ntabwo yigisha abantu ngo abasobanurire kugeza ku rwego umuntu ayumva ko yabaho nta rindi dini afite cyangwa nta hantu afite ngo aba akomeye mu gakiza. Idini ryigishije abantu yuko umuntu akwiriye gukomera cyangwa gusobanukirwa Bibiliya ari uko afite pasiteri uyimwigisha. Ariko Bibiliya ni igitabo cyandikiwe umuntu uwo ari we wese, uretse n'abizera n'abatizera yarabandikiwe. Impamvu uzasanga abapagani benshi baturusha gusoma Bibiliya, bo baba bayishakamo ubwenge bw'isi kugira ngo babashe kumenya uko bigarurira ibintu byinshi. Ariko itorero, abizera Yesu, birababaza kuba iki gitabo cyitwa Bibiliya nta gaciro bagiha. Kubw'iyo mpamvu rero turi kwiga twigisha itorero kugira ngo buri mukristo ahari asobanukirwe uwo ari we, tubashe gufata iyi si duhindura abayirimo, nubwo tutazabahindura bose, ariko Imana izabashe kubona umusaruro w'abantu benshi. Isomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 10:2, haravuga ngo ibisarurwa ni byinshi. Ni Yesu wabivuze iryo jambo ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake, ngo nuko mwinginge nyiri ibisarurwa kugira ngo wohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Ubu turi mu masengesho kuri Iron TV y'iminsi, twari twayatangiye iminsi 30, kandi tuhageze kure, tugeze ku munsi wa 12, aho turi kwiriza ubusa. Turya rimwe ku munsi mu minsi 4, hanyuma tugafata indi 3 dufata icyo kunywa buri cyumweru kimwe, nuko biba bimeze. Mu cyumweru tuba dufitemo uburyo biri bwo gusengamo. Nukuvanga iminsi 4 ibanza dufata ibyo kurya rimwe ku munsi, indi 3
tukayimara dufata akantu ko kunywa konyine dusenga. Dufite urubuga mpuzamahanga duhuriyeho twese kubizera babandi bamaze kumenya ikibazo amadini afite, bashaka guhagurukana ubutumwa bwiza, bashaka no gukura no gusobanukirwa, ndetse bashaka ko Imana ikorana nabo ikanababohoraho ingoyi zose Satani yabahambiriye, kuko ntacyo bakuye mu madini ahubwo bagezeho barushaho guhura n'ibibazo byinshi. Gasanga abantu barwaye indwara zanze kubavaho kandi bavuga ngo bafite idini basengeramo. Kubera iki? Kuko bashutswe nibahabwa ukuri kw'ijambo ry'Imana, bituma Satani akomeza kubibasira. Basenga Imana igira icyo ikora ku buzima bwabo, kuko n'ubundi bari mu buyobe batazi ukuri. Ubu rero abantu bamaze kumenya ukuri. Dufite urubuga mpuzamahanga rwitwa Disciples Family of Jesus. Ni ukuvuga ngo ni ministry ihuriraho abantu batandukanye bamaze gusobanukirwa ukuri k'ubutumwa bwiza no gusobanukirwa abari bo muri Kristo Yesu. Turiga Bibiliya, turakora ubushakashatsi ku birebana n'iyi si, turareba ibirimo kwaduka mu minsi y'imperuka, turereka abantu uko bakwiriye kwitwara, kandi tugafatanya tukabazanya n'ibibazo. Rero turi kwiga amazina arindwi Imana yaduhaye ahuza n'icyo turicyo, bitandukanye nuko amadini yatwigishije, kugeza ubwo ayo mazina bamwe mu bayobozi b'amadini bayihaye bayakura ku bakristo, bumva ko ari bo bayafite, maze bayagira ikirisho cyo kurisha, bambura abo bayoboye ngo bo ngo barabikwiriye, ariko abo ngabo ntibabikwiriye. Ni amazina arindwi rero. Izina rya mbere twabonye ko itorero rya Kristo, cyangwa se wowe nk'umukristo, wowe nk'umwizera wamaze kwizera Yesu, Bibiliya igaragaza ko Imana yaguhinduye urusengero rwayo. Ibi twarabibonye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere ibice 3:17 cyangwa se 16 na 17. Hanyuma izina rya kabiri Imana yaduhaye kandi rigendanye n'icyo turi cyo muri Kristo Yesu, nuko Bibiliya igaragaza ko wowe uri inzu y'Imana. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere ibice 3:9. Izina rya gatatu nuko tubona Bibiliya igaragaza ko Imana yaduhinduye umurima wayo. Wowe uri umurima wayo. Ubwo rero uri umurima w'Imana, ugomba kwemera Imana ikaguhingamo. Uri umurima w'Imana, kandi ni wowe ugomba kugira uruhare mu guhinga muri uwo murima. Ibyo turabisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere 3:9 n'ubundi, kuko baravuga ngo kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Uri umurima w'Imana, uri n'inzu y'Imana. Wowe ntabwo ari iriya nzu tujya guteraniramo, wowe uri umurima w'Imana ukaba n'inzu yayo. Hanyuma izina rya kane nuko biri twita ko turi abami. Abami, hari abantu benshi ubu batarabishyikira, twitwa abami ariko twahinduwe abami. Ibyahishwe cya 6 haravuga ngo aduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ariyo na se. Izina rya gatanu nuko birivuga ko twahinduwe abatambyi. Twitwa abatambyi ariko turi n'abatambyi kandi. Rwandiko rwa mbere Petero yanditse ibice 2 kugeza ku murongo wa 5 ndetse n'umurongo wa 9. Umurongo wa 9 aravuga ngo ariko mwebwe mu bwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ishyanga ryera. Izina rya gatandatu nuko birivuga yuko turi amabuye yubatse ku ibuye rikomeza imfuruka ariryo Yesu Kristo, kandi akaba ari nawe rutare rwisungwa n'amahanga. Uri ibuye, nanjye ndi ibuye, kandi twubatse kuri Yesu ndetse n'intumwa n'abahanuzi, ngibyo byose bikabyara inzu y'Imana. Abefeso ibice 2 umurongo wa 19 kugeza 22, aho Pawulo yaravuze ngo nuko none nimukira abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri bwoko bumwe n'abera, ndetse muraba mu nzu y'Imana. Kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we, murinde muri Yesu, ngo muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri Yesu inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Inzu yose iteranijwe neza ninde? Ni wowe, ni jewe. Gute uteranijwe neza muri Kristo Yesu gute? Nuko batweretse ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Kristo akaba ari we buye rikomeza imfuruka. Bivuge ngo uri ibuye nkabibuye, tukaba twubatse ku mabuye ari rwo rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Yesu akaba ari we buye rikomeza imfuruka. Noneho ngo
uko ukomeza kuba muri we ukaba uteranijwe neza biturutse ku nyigisho wahawe z'ubutumwa bwiza, ngo urakura ukagenda ukura kugera kuri levo y'uko uba urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Muri we, muri Yesu ngo turubakanwa kugira ngo tube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Ikintu gikomeye cyane. Noneho rero Imana iba muri twebwe mu buryo bw'umwuka. Waba uri iwawe, waba ugenda mu nzira, wowe urinze Imana ituyemo mu buryo bw'umwuka. Ntabwo iyo Mana ikuzamo ari uko wagiye muri ziriya nzu twita insengero, kuko ni wowe nzu y'Imana, y'urusengero rw'Imana. Izina rya gatandatu tubonye ko birivuze ko turi amabuye yubatse ku rufatiro rw'amabuye ari rwo ntumwa n'abahanuzi. Yesu noneho akaba we ibuye rikomeza imfuruka, niwe nguni ifata ibikuta byose. Iyo bavuze imfuruka bashatse kuvuga mu nguni. Iki ni Ikinyarwanda cyacu cya kera. Najyaga numva ba sogokuru na ba nyogokuru babivuga ngo kintu nkure kira kintu kiri mu mfuruka ukinzanira. Imfuruka rero ni hariya mu nguni aho igikuta kigaba gifataniye n'ikindi bigakora inguni. Yesu rero ngo niwe uri hariya mu nguni ufashe hamwe agafata n'ahandi, niwe buye rikomeza imfuruka. Natwe tukaba amabuye noneho rero afashe kuri iryo buye. Urumva kuntu uri umuntu udasanzwe. Hanyuma izina rya nyuma rya 7 niko birivuga yuko turi umuzabibu. Yohana 15:1, ndi umuzabibu kuri namwe muri amashami. Bivuga ngo rero wowe uri umuzabibu kuko uri ishami ryo ku muzabibu. Ayo ni amazina agendanye n'icyo turi cyo muri Kristo Yesu. Bivuga ngo twitirirwa icyo twahinduwe cyo. Icyo rero wamaze kukimenya ugomba kubaho uri fier, ubyishimiye, umva ari ibintu byiza cyane ku buryo nta muntu wagukanga ngo nutaza mu materaniro nguragwa, ngo nutaza ngo muri urusengero ngo waraguye. Nawe kandi wamara nk'icyumweru utajya umuntu uza muri amateraniro ngo waraguye, kandi wenda hari abantu babiri mwahuye muraganira ijambo ry'Imana, hari abagusuye mu rugo muraganira, ukavuga ngo yewe ngo muri iyi minsi ngo naraguye. Wagushijwe n'ikiza ati se wagize ngo ndacyajya ku rusengero, sisenge njya ku rusengero. Oya, ibi twarabyize turimo kureba ngo amateraniro Bibiliya ivuga nayahe, ko tubwira abantu ngo ayo madini murimo niba mudasotsemo kandi ibi turi kubabwira nta biriyo muzarimbuka. Ati none ko birivuga ngo ntihakagira umuntu wirengagiza guterana kwera. Nyuma tuza gukora ikiganiro gisobanura guterana kwera icyo ari cyo. Twabonye ko guterana ari ngombwa, tugaragaza amateraniro ayariyo n'umubare Yesu yavuze ushobora guterana kandi Imana ikawemera. Tugaragaza ko Yesu atigeze agaragaza ngo avuye ngo muzateranira hanaha. We yagaragaje ko tugomba guterana, agaragaza n'umubare ugomba guterana ukaba wemewe imbere y'Imana. Ariko ntiyavuze ngo muzagende ngo maze mwubake inzu ngo muyubake muri iyi pra ngo muyigenze gutya ngo hanyuma ngo mujye muhura. Ibyo ni abantu babyizaniye. Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 18 umurongo wa 19 na 20, aravuga ngo kandi ababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mw'isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Ngo kuko aho babiri bateraniye cyangwa batatu mu izina ryanjye nanjye mba ndi hagati yabo. Kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye mba ndi hagati yabo. Kuki utumva ko niba muteranye muri abantu babiri cyangwa batatu Yesu bari kumwe namwe, ukumva ko agomba kuba kumwe nawe ari uko wagiye mu bantu 1000 cyangwa mu bantu 100 bazanye ibyuma bagacuranga bakaba bambaye imyenda myiza cyane ngo nibwo Imana ngiza kuba kumwe namwe. Yesu aravuze ngo kuko aho ababiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye nanjye mba ndi hagati yabo. Ayongeraho n'ijambo rikomera avuga ngo kandi icyo bazasaba cyose bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Rero ayo ni amateraniro. We rero wamara iminsi 2, wamara ukwezi utajya muri iriya nzu twita urusengero, ukajya ubwira abantu ngo yewe ngo naraguye, ngo byararangiye, ngo ntago nyikijijwe. Wagwishijwe n'iki? Ati nose nacyajya ku rusengero kandi wagiye uhura n'abantu bakaganira ijambo ry'Imana, abagusuye mwaraganiriye. Iyo ni systeme religio satanisme twahawe
wahawe kugera ku rwego rw'uko wumva ko nutajya muri rwa rusengero rwubatswe n'amaboko y'abantu ariya matafari uzaba waguye, kandi koko uzatana agaheraho akakugusha koko iby'agakiza ukabivamo ngo kutakijya hariya. Uza kumenya ko ari wowe nzu y'Imana, ukamenya ko uri ibuye rifasha ku mabuye ari rwo rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi mwese mukaba mwubatse ku ibuye rikomeza imfuruka ari ryo Yesu. Ukamenya ko uri inzu yakuze cyangwa ikura yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Ntabwo wari kuvuga ngo nsubiye mu busambanyi cyangwa mu bujura cyangwa mu nzangano, cyangwa nsubiye kunywa urwagwa, nsubiye kunywa za sirituwiri n'ibindi kuko nakijya muri iriya nzu, kuko wigishijwe muri sisiteme y'idini kugira ngo bakugumane bakumvishe ko agakiza ugomba kukagira ko iteka ryose uri imbere ya pasiteri. Waje mu biterane bakoze, waje mu materaniro ngo yo ku cyumweru, waje mu materaniro yo ku isabato, ukumva ko ngo niko gakiza. Hoya, niyo mpamvu rero aya mazina agendanye n'icyuri cyo muri Kristo Yesu. Aya mazina arerekana uwo wahinduwe we muri Kristo. Ukwiye kubizirikana cyane. Tumaze igihe turi kwiga izina rya gatatu, kuko izina rya mbere twararyize ry'urusengero. Dusobanura ko kuva isi yabaho habayeho insengero 5. Ubu urusengero ruriho n'urwa gatanu, bitwara bisobanuye. Ibindi byose twita isengero ntabwo ari insengero. Hari urusengero rwa nyarwo Imana y'ubwayo. Urwo rusengero rero twararusobanuye. Kari ruriya rwubatswe nande? Rwubatswe na Mose bwa mbere ari pla aherewe ku musozi wa Sinayi. Kuva ibice 25 kuva ku murongo wa mbere. Rero urwo ni rwo rusengero rw'Imana rwubatswe na Mose, ruza gusenywa rwubakwa na Salomo, ruza gusenywa na Nebukadinezari, rwubakwa na Ezira nanone, ruza gusenywa n'uwitwa General Pompe, rwubakwa na Herode, hanyuma ruza gusenywa na Titusi muri 70 nyuma y'ivuka rya Yesu. Nkuko Yesu yari yabivuze ko ruzahinduka amatongo kugeza agarutse. Uyu munsi rero urwo rusengero Imana yise irukuraho, noneho yimukira mu rusengero rwayo ari ryo torero, wowe nanjye. Niyo mpamvu twabonye birivuga ngo nimuzi ko mu rusengero rw'Imana kandi ku mwuka w'Imana aba muri mwe. Kugeza ubwo navuze ngo umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana nayo izamutsemba. Arutsemba ati, hari umuntu utsemba urusengero rw'Imana mu buryo bwo kwirukana Imana muri we, ibyaha agakora ibyaha, burya warutsembye. Hakaba n'abarutsemba mu buryo bwo kwambura umuntu ubuzima, bivuga ngo ari uwica umuntu azabibazwa ko atsembye, yishe, akuyeho urusengero Imana ituramo. Cya kabiri, hari n'ubyigiriramo uruhare wakarwitsembera akarwica kubwo gukora ibyaha, Imana ikimuka muri we, ubwo ntabwo rukiri urusengero. So rero ibyo twarabibonye ko umuntu ari urusengero rw'Imana. Icya kabiri, tubonye ko inzu umuntu ari inzu y'Imana, bitwara byize tumaze no kubibona imirongo ibivuga. Icya gatatu, twari tuyize ku kintu kirebana n'ukuntu umuntu ari umutambyi, icyo tumaze iminsi turi kwiga. Umuntu ni umutambyi, uri umutambyi nanjye nkaba umutambyi. Uyu munsi tugiye kwiga noneho indangagaciro 8 ziranga umutambyi. Utaramara kwakira no kwemera ko uri umutambyi, ntabwo uzigera ukizwa neza, ndetse ikizakurikiraho ni uko idini ryawe rizakuyobya kugeza urimbutse, kuko idini ni inzu ya Satani, itorero ni inzu y'Imana. Ushobora kwibaza ngo itorero hinduka idini ryari? Ibyo nibyo tugiye kubaganiriza muri iyi minsi, dukora ibiganiro bi live, abantu babaza n'ibibazo kuri Iron TV, ndetse n'abandi bakurikirana kuri Google Meet ku bantu bashaka kubaza ibibazo. Kuko itorero rihinduka idini, ariko idini ryo ntishobora guhinduka itorero. Ushobora kuba itorero rya Kristo bikarangiza ubaye idini, kuko wagize iyindi nzira. Ubundi iyo bavuze dini, idini ubundi ni mu rurimi rw'Ikigiriki. Idini bisobanura inzira. Inzira yihese ni inzira umuntu wese yishakiye, yikoreye, yifondeye, yihitiyemo imugeza ku Mana. Ariko wakwitegereza ukabona iyo nzira ntabwo imugeza ku Mana Uwiteka umuremyi w'ijuru n'isi. Itorero ryo rero ni inzu y'Imana, ni inzu Imana yiyubakiye ibamo, akaba ariyo iza gushaka umuntu. Ntabwo umuntu ari wishaka, ahubwo Yesu niwe uza kugushaka uwo muntu. Iryo ni ryo torero rya Kristo. Idini ritangizwa n'uwitwa Kayini, niwe watangije idini. N'uyu munsi rero nuko bimeze, kubera ko yatangije idini ati yihimbiye inzira imugeza ku Mana itandukanye niyo Imana yarahaye ababyeyi be Adamu na Eva, ndetse na murumuna we Abeli abari yakurikiza. Kayini we yihimbira iyindi, ko birigaragaza ko Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, Imana yabiciye inyamaswa ibambika uruhu. Inyamaswa ihinduka igitambo mu cyimbo cyabo kugira ngo bapfe,
hatambwa inyamaswa, Imana ibambika uruhu rw'inyamaswa kugira ngo ibashe kubareba, barebane mu maso. Bibiliya igaragaza ko ababyeyi bakomeje kubikora, kuko Abeli amaze gukura nawe yakoze nk'ibyo ababyeyi bakoraga Imana yabakoreye bwa mbere mu ngobyi ya Edeni bamaze gucumura. Abeli nawe afata itungo ajya kuritamba nk'igitambo. Kayini we yihimbira iyindi nzira itandukanye n'Imana yari yarabahaye, ngo we ngazana ngo kubyo yahinze aba ari byo ajya guha Imana nk'igitambo. Iyo ni inzira yihimbiye. Yagomba kubwira muri umuntu ati mitungo nanjye ntambire data wa twese. Aho rero niho idini ritangira kuri Kayini. Abayihimbiye indi dini, abayihimbiye indi nzira imwemeza cyangwa imugeza ku Mana itandukanye n'iy'Imana yo yaciye ituma yemera Adamu na Eva. N'uyu munsi abantu bihimbira inzira ibemeza Imana cyangwa bageza ku Mana itandukanye n'iyo tubona muri Bibiliya. Urugero nk'abatemwe de Jehova, urugero nk'abayisilamu bihimbiye inzira kandi Imana yashyizeho inzira yitwa Yesu. Ni nge nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Bahimba indi nzira. Niko n'abantu benshi bakunda guhimba amayira yabo, kandi Isilamu ndayikunda, bo barero bakavuga ngo twebwe turi idini ya Isilamu. Mpamvu bitwa ko ari idini ya Isilamu, shaka kwerekana ko nyine bahimbye inzira yabo ibemeza cyangwa ibageza ku Mana itandukanye n'inzira Imana yashyizeho. Kuko inzira Imana yashyizeho ni Yesu, we kuri, inzira n'ubugingo, kandi ko ntawe uzagera kuri iyo Mana data wa twese atari Yesu umujyanye. Niyo mpamvu rero barero bakavuga ati twebwe turi idini. Turashaka kureba zimwe mu ndangagaciro 8, indangagaciro 8 wowe nk'umutambyi nanjye nk'umutambyi Imana ishaka ko ugomba kuba zikuriho. Mu gihe utarazigira, nushaka uterane kajana muri iryo dini ryawe, nushaka usenge 120, nushaka ufate ubutunzi bwawe umarira abantu, mu gihe utaragira izi ndangagaciro, no mu gihe utaramenya ko uri umutambyi, pastor agahora gushoka ngo niwe mutambyi, bishop ngo niwe mutambyi, padiri ngo niwe mutambyi, musenyeri ngo niwe mutambyi, archbishop ngo niwe mutambyi, apostle ngo niwe mutambyi, ngo ugomba kumuha amaturo nk'uko abatambyi bo kwa Aroni bayahabwaga, ngo ugomba kumuha icya-10. By the way, reka mvuge ko amaturo Bibiliya igaragaza ko mu isezerano rishya yatangwaga, ariko icya-10 Bibiliya igaragaza ko cyahabwaga abatambyi bene Aroni. Ariko waza mu isezerano rishya bikagaragaza ko noneho itorero rya Kristo twese turi abatambyi. Ukibaza none ubwo icya-10 kizahabwa abandi? Bene Aroni bahabwaga icya-10 n'abavandimwe babo b'Abalewi. Vuga ngo mu Balewi hatoranywagamo abatambyi. Noneho Abalewi bagahabwa icya-10 n'Abisiraheli, nabo bagafata mu cya-10 bahawe bakagiha bene wabo bakuwemo bagiye gukora umurimo w'ubutambyi. None uyu munsi twese abizera turi abatambyi, Yesu akaba umutambyi mukuru. Mukibaza ngo none pasiteri abikoreye kukubwira ngo niwe mutambyi, akubwira ngo mi cya-10 ngo nutakima nguragibwaho wa muvumo, nguravumwa wa muvumo wo muri Maraki. Ibi nabyo tuzabisobanura. Igitabo cy'Abalewi cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6 turebe indangagaciro zigeze muri nibuza nk'8 Imana yavuze ko wowe nk'umutambyi, nanjye nk'umutambyi, paseri nk'umutambyi, bishop nk'umutambyi tugomba kuba tuzifite. Niba paseri wawe izindangagaciro atarazikwigishije, niba paseri wawe atarakwigishije kuri umutambyi, akakubwira ko ari we mutambyi, nagira nkubwire ngo uri kwirahuriraho umuriro waka, uri gukora ibintu birebana n'ubuswa utazigira ubonera ingororano, urimo urakora ibintu by'ubujiji kandi iminsi yo kujijwe Imana yarayirengagije. Ibyo tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa 17 umurongo wa 30 ngo nuko rero iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije. Iyo minsi yo kujijwa kwa Imana yarayirengagije. Ugomba gusobanukirwa ko uri umutambyi muri Kristo Yesu. None ukamenya ni izihe ndangagaciro zigaragaza umutambyi cyangwa ziranga umutambyi. Izo ndangagaciro ziranga umutambyi izo tugiye kureba. Niba rero bishop wawe, apostle wawe, uwo muyobozi ukuyoboye atarabikwigishije, uraruhira ubusa, dore kunyuza mu nzira itariyo ikugeza ku Mana. Nakugira inama ngo aho hantu have, kuko ntacyo wakumariye. Shaka ahantu noneho hari itorero rizima, ari hujya ribasha kukwigisha ibyo byose. Ariko so uzaribona
amadini hafi yose ntigeze yigisha ukuri, kuko abayashinze bagiye bigisha ibintu birebana n'irari ryabo kugira ngo barebe ko bakwikuriraho abantu, hanyuma baba abayoboke babo, babahisha misiyo y'itorero mu isi, babahisha kumenya abo bari bo muri Kristo Yesu, banga kubigisha mu buryo bucukumbuye kugira ngo nabo badakura ngo bajye gutangiza umurimo, bajye mu ivugabutumwa. Baravuga ati tubigishe ko bakomeza kuba imbata zacu, bumve ko bagomba gukizwa ari uko bari hano, bakomeze babe imbere yacu, amaturo dukomeze kuyabona, ko nitubabwira ukuri bazatuvaho bajye kuvuga ubutumwa ahandi, amaturo tuyaburi. Navuga ngo abo bayobozi cyangwa abanyamadini nabo bigishije gutyo, ni ubujiji bwabo n'inda nini. Iyo maze kumenya ko kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana no gufasha abantu, Imana ifungura amarembo y'ubuzima, n'abariya kandi bagiye mu ivugabutumwa mwatoje, iyo wabatoje bibuka ko hari ubahagarariye mu birebana n'iby'umwuka, wabatoje, wabakujije, bakamenya ko agomba kubaho. Kandi kuko mwese muba muri gukora umurimo w'Imana musohoza misiyo ya Yesu, Imana ifungura ubuzima ikabaha ibyo musaba byose, yaba ari amafaranga, ibibatunga byose irabibaha. Reka dusome noneho rero mu gitabo cy'Abalewi cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6. Haravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, tegeka Aroni n'abana be uti, iri ni itegeko ry'igitambo cyoswa, kijye kiba ku nkwi zacyo zo ku gicaniro kirareho buke, umuriro wo ku gicaniro uhore waka. Umutambyi yambara ikanzu y'igitare n'ikabutura y'igitare yambare ku mubiri we, ayore ivu ry'igitambo cyoshejwe cyakongorewe n'umuriro ku gicaniro, ariyorere iruhande rw'igicaniro, yambura iyo myambaro yambara indi, ajye gusesa iryo vu inyuma y'ingando z'amahema ahantu hadahumanijwe. Umuriro wo ku gicaniro uhore waka, ntugasinzire. Umutambyi ajya awushyiramo inkwi uko bukeye, awushyiremo igitambo cyo koswa igice cyose mu bwoserezo bwacyo, awokerezemo urugimbu rw'ibitambo by'uko bari amahoro. Umuriro wake ku gicaniro rudaca, ntugasinzire. Amen. Dutangira iyi nyigisho tukaba turimo no gusatira kuyisoza kugira ngo twinjire ku izina rya 4 rigaragaza ko wowe uri umwami nanjye nkaba umwami muri Kristo Yesu, tukavuga n'indangagaciro 12 ziranga umwami. Twabonye ko hari ibintu bine nababwiye tuzaganiraho. Narababwiye ngo tuzagana ku birebana n'urusengero, tuganire ku birebana n'umutambyi, tuganire ku birebana n'igicaniro, ndetse tuganire no ku birebana n'imibavu. Ibyo bintu bine: urusengero, umutambyi, igicaniro, imibavu. Umunsi twatangira kwiga inyigisho, twabonye ko ubuturo bwera rwa rusengero Imana yabwiye Mose kubaka rwari rugizwe n'ibyumba 2, ahera n'ahera cyane. Hari abo njye n'ubu bavuga ngo nahera hahera. Bibiliya ntigivuga gutyo, ibyo ni ibyo abantu bahimba. Nahera n'ahera cyane. Uvuze ngo ahera hahera, ntacyo waba utandukanije, mbega ntiwaba utandukanyije ko aho hera cyane kurenza ahera. Ubwo nuvuga ngo nahera hahagarariye ahera nanone kandi. Bibiliya ivuga ngo ahera n'ahera cyane. Ibyo byumba 2 rero buri cyumba cyari gifite ibikirimo, ndetse iyo nzu igizwe n'ibyumba 2 yari ifite korotire. Mu rugo mu mbuga rw'iyo nzu, mu rugo rw'iyo nzu cyangwa se mu mbuga naho hari ibindi byari biteretseyo. Ni ukuvuga ngo hari hateretsemo ibintu 2: igicaniro cy'ibitambo n'igikarabiro cyari cyegereye ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Wakwinjira ahera mo imbere, ahera ugasangamo igitereko cy'amatabaza 7, ameza yamurikwagaho imitsima 12 ishushanya imiryango 12 ya Isiraheli, hanyuma kandi hakaba n'igicaniro cy'imibavu. Hanze hari igicaniro cy'ibitambo, aho harimo igicaniro cy'imibavu cyatwikwagaho imibavu ihumurira Imana neza, igatuma yumva amasengesho y'Abisiraheli basengaga binyuze mu mibavu yabaga yatwitswe kuri icyo gicaniro cy'imibavu. Wakwinjira ahera cyane ugasangamo isanduku y'isezerano yari irimo ibihamya 3. Muraza kubisanga mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 9 kuva ku murongo wa 1. Hari harimo isanduku irimo ibihamya 3. Hari harimo urwabya rwa manu Abisirayeli bariye imyaka 40. Hari harimo inkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo. Hari harimo n'ibisate 2 by'amabuye byari biriho amategeko 10 Imana yahaye Abisirayeli. Ibyo nibyo byari ibintu biri mu isanduku y'isezerano. Noneho kuko twamaze kubona ko izina rya mbere rijyanye n'Imana yatugize cyo
umuntu wamaze kwizera Yesu aba ahindutse urusengero rw'Imana nk'uko twabibonye, ukaba uri urusengero rw'Imana koko, kandi tukabona ko uru rusengero rwa mbere ari rwo rwari i Yerusalemu rwasenywe muri 70 mu gihe cy'umwami w'abami Vespasiye wari uyoboye Roma, kuko Roma yari empire ari iyoboye isi na Isiraheli irimo. Uwo mwami w'abami Kaisari Vespasiye yari afite umuhungu witwa Titus, niwe wagiye i Yerusalemu asenya rwa rusengero nk'uko Yesu yari yabivuze ko ruzasenywa. Noneho kuva icyo gihe Imana ifata urundi rusengero yiremeye ubwayo ari rwo rwitwa umuntu. Uwizera wese rero ahita ahinduka urusengero Imana ituramo. Hari umuntu uretse kumbaza ngo ese wadusobanurira biriya bintu byari mu ihema ry'ibonaniro byari bisigaye biba mu rusengero rw'i Yerusalemu aho byagiye? Ibyo si ngombwa kubimenya, gusa tuzi yuko amateka ndetse n'abacukumbuzi bagaragaza yuko bishobora kuba biri i Roma kwa Papa. Ariko icyo dushaka kwerekana ni uko biriya bintu byabaga biri pratique, bigaragara, biri physically. Biriya bintu byari biri muri byaragaragaraga physically. Igitereko cy'amatabaza 7 ari ya meza biki. None uyu munsi ni wo rusengero, nanjye nka urusengero. Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka Imana yarabifashe ibishyira mu muntu wamaze kwizera Yesu. Kuvuga ngo wowe rero nk'urusengero rw'Imana harimo ahera, hakabamo n'ahera cyane. Biriya bintu, iriya sanduku y'isezerano yarimo biriya bihamya 3 byose biri muri wowe. Nzabigarukaho mbereke kuntu biri muri wowe. Ariya mategeko 10 ari muri wowe. Tuzareba icyo bivuze muri iki gihe cya none. Ubwo umudive rero agahita avata none ka turimo kucyo utayubahiriza kandi wabarenguriza ku kintu kirebana n'isabato. Nzakwereka uburyo ari muri wowe n'uburyo tugomba kuyubahiriza. Icya kabiri, ruya rwabya rw'Imana ruri muri wowe. Nzakwereka uburyo ruri muri wowe n'ikimana ishaka ko byubahirizamo, uburyo ugomba kubahiriza ibya ruya rwabya rw'Imana, kuko niwe wahindutse urusengero rw'Imana. Ni ukuvuga ngo rero biriya byose byari ahera. Igitereko cy'amatabaza 7 yaka umuriro cyahoraga kimuritse ahera. Iriya sanduku yari iriho iriya mitsima 12 yamurikwaga buri minsi 7, buri munsi 7, kuko iminsi 7 yashiraga umutambyi yajyaga ku wa nyuma w'isabato nimugoroba, isabato igiye gutangira, agakuraho iyo mitsima agashyiraho indi nanone izamaraho indi minsi 7. Iriya mitsima 12 kuba hajemo bari 12 shushanya imiryango 12 ya Isiraheli. Cyo mu yandi magambo, buri mutsima wabaguhagarariye umuryango, buri mutsima ukabahagarariye umuryango. Hanyuma rero baza kucyitwa umutsima ukaba warasobanuraga Yesu. Impamvu isomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 6 kuva ku 37, Yesu avuga ati ni ngiye mutsima w'ubugingo. Niyo mpamvu buri muryango wose wabaga afite umutsima uhagarariye, kuko Yesu ari uhagarariye imiryango yose. Tuzasobanura kuntu iyo mitsima uyu munsi igomba kuba iri muri wowe, kuko ni wowe wahindutse urusengero rw'Imana. Kira gicaniro cy'imibavu kigomba kuba kiri muri wowe. Imana igukeneyeho yuko uhora ucanye kuri kira gicaniro. Imana ikeneye imibavu yawe. Ibyo tuzabigarukaho. Noneho rero iryo ni izina rya mbere twabonye ku rusengero rw'Imana, kandi Imana yagufasha ikagushyiramo biriya bintu byahoze mu ihema ry'ibonaniro, ko biriya byari mu buryo biri physically, ariko mu buryo bw'umwuka bifite icyo bishatse kuvuga, kuko Imana agaragaza ko umuntu ari buzaba urusengero rwayo izaturamo. Kandi ibyo bintu Mose yari yakoze, yari yabibonye yari yabyeretswe, abona ngo biri mu ijuru. We yabibonye mu ijuru aza kubikora nk'ibishushanyo mu isi. None uyu munsi Imana yagaragaje ko urusengero rwagomba kuba ari umuntu, kandi ibyo bintu bigomba kuba biri muri wowe nanjye. Rero muri wowe hagomba kuba harimo iriya sanduku irimo biriya bihamya 3. Muri wowe hagomba kuba harimo igitereko cy'amatabaza 7, ariya meza, ari imitsima 12, ndetse na kiriya gicaniro cy'imibavu. Tuzabereka uburyo buri wese asabwa kubahiriza icyo kintu, n'uburyo abantu batigeze bigishwa kandi bakomeza kuba mu madini. Abantu benshi bakaba barimo kwirukankanwa bajyanwa muri Gehinomu, kuko ntabwo bigeze bigishwa
ngo bamenye uko bagomba kubahiriza icyo Imana ibashakaho. Niyo mpamvu tugeze kuri ikintu cyitwa indangagaciro ziranga umutambyi. Ibyo bintu byose byari mu ihema ry'ibonaniro muri ruriya rusengero. Umutambyi niwe winjiragamo buri munsi ajya ahera. Uwo ni umutambyi mutoya, yajyaga ahera kujya kongera amavuta ku gicaniro cy'imibavu. Yajyaga ahera buri munsi ajya kongera amavuta mu gitereko cy'amatabaza kugira ngo kitazima, ku itegeko cyagomba guhora cyaka iminsi yose. Akajya guhindura iriya mitsima agashyiraho iyindi mishyashya, akajya gucana imibavu kuri cya gicaniro cy'imibavu kugira ngo Imana yumve amasengesho y'Abisiraheli. Umutambyi mukuru nawe winjiraga ahera cyane ku mwaka utashye ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi, aricyo bita ngo ni umunsi w'impongano, nawe akajya gukora iyindi mihango. None uyu munsi Imana yaguhinduye kandi umutambyi. Uru rusengero rw'Imana rurimo biriya, ukaba n'umutambyi ugomba guhora ukora iyo mirimo umutambyi yakoraga muri ruriya rusengero. Uru rusengero rw'Imana biriya bikurimo, ukaba umutambyi kandi ugomba kubahiriza ziriya nshingano za biriya umutambyi yakoraga mu rusengero Imana yarahaye Mose. So rero tujya kureba noneho rero indangagaciro zigeze ku 8 Imana igusaba hano mu Balewi. Uyu bwiwe ni witwa Aroni, umutambyi mukuru, n'abana be. Ni ukuvuga ngo abatambyi bakuru bakomokaga ku muryango wa Aroni. Aroni nawe akaba akomoka mu muryango wa Lewi. Noneho abatambyi bato bakomokaga mu yindi miryango, ariko ubutambyi bukuru bwakomokaga kwa Aroni. Igisekuruza cye cyose cyakomokagamo abatambyi bakuru. Imana ibwira Mose ngo nategeka Aroni n'abana be, ababwire bati iri ni itegeko ry'igitambo cyoswa. Aya ni amabwiriza agendanye n'indangagaciro z'umutambyi. Iramubwira ngo icyo gitambo kijye kirara ku nkwi zacyo zo ku gicaniro, kijye kiba ku nkwi zacyo zo ku gicaniro kirareho buke. Cya gicaniro tubonye cyari hanze mu mbuga, nicyo Imana yabwiye Mose ngo nabwira Aroni n'abana be ngo bajye baraza igitambo kuri icyo gicaniro kirareho burinde buke. Ni ukuvuga ngo tuzareba ese kubera iki Imana iri gusaba ko igicaniro kirazwaho igitambo kigahora cyaka. Iki gitambo kivuzwe ni ikihe? Ese wowe nk'umutambyi Imana ikugusaba iki? Kari wowe urimo kubibwirwa ko ibi byabwirwaga Aroni nk'umutambyi n'abatambyi be. None uyu munsi ni wowe nk'umutambyi urimo urabwirwa. Imana imiraguha ibwiriza rivuga ngo igicaniro kijye kibaho igitambo buri munsi kirareho burinde buke. Iryo ni ibwiriza rya mbere rirebana n'indangagaciro. Kubikora ufite agaciro imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Icya kabiri, Imana iramubwira ngo umubwire kandi nyuma y'uko igitambo kirayeho, iramubwira ngo umuriro uhore waka ku gicaniro ntugasinzire. Ibwira umutambyi ngo uramenye icyo gicaniro umuriro ukiriho uhore waka, kandi wa mutambyi ntugasinze, kuko umunsi wasinzira ukazima uzahura n'ibibazo. Iyo ni indangagaciro ya kabiri igendanye n'ibwiriza. Ubwo ni iryo bwiriza Imana imuhaye kandi rigaragaza ko ari umuntu ufite agaciro imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Nuko agomba guhora acunganwa nuko igicaniro kitazima, akirinda gusinzira. Icya gatatu kirebana n'ibwiriza yahawe, n'ibwirizwa yahawe kandi rigaragaza indangagaciro afite imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Nuko Imana yamubwiye ngo kandi mbere yuko ibyo ujya nyuma yuko icyo gicaniro kiraye cyaka mu gitondo, ujya kuyora ivu ry'ibyo bitambo byakongorewe n'umuriro kuri icyo gicaniro uriyore. Ariko mbere yuko uriyora hari icyo ubwiwe, ambara ikabutura y'igitare. Icyo ni icya mbere
cya kabiri wambara n'ikanzu y'igitare. Numara kwambara ikabutura y'igitare n'ikanzu y'igitare ujye kuri cya gicaniro uyore iryo vu. Numara kuriyora ngo urijyane ujye kurisesa inyuma y'amahema ahantu hadahumanijwe. Iryo ni irindi bwiriza rirebana n'indangagaciro umutambyi ahawe, nuko ayora ivu. Iryo ni ibwiriza rya gatatu rigize indangagaciro ye, akayora ivu akayakurisesa inyuma y'ingando z'amahema ahantu hadahumanije. Ibwiriza rya kane rigaragaza indangagaciro cyangwa rigize indangagaciro ye imbere y'abantu n'imbere y'Imana, ngo nuko agomba kubikora yabanje kwambara ikabutura y'igitare n'ikanzu y'igitare ku mubiri we. Aha tuzareba ese iyi kabutura y'igitare isobanuye iki? Ese ujya uyambara? Ese irivu ujya uriyora ukajya kurisesa inyuma y'ingando z'amahema? Ese ikanzu y'igitare ujya uyambara? Ese iyi kanzu yashushanyaga iki? Ibwiriza rya gatanu rigendanye n'indangagaciro y'uyu mutambyi, Imana iravuga ngo nyuma y'uko amaze gusesa iryo vu inyuma y'ingando z'amahema, ngo umurongo wa 5 waravuze ngo umuriro uhore waka ku gicaniro ntukazime. No kuvuga ngo hano Imana iracyatsindagiriza yuko uyu muntu agomba guhora uyu muriro utazima. Noneho Imana iramubwira ngo ibwiriza rya 5, ibwiriza rya mbere tubonye yuko uyu mutambyi agomba kwita ku gicaniro kugira ngo kitazima. Icya kabiri nuko agomba kurazaho igitambo bukarinda bucya. Icya gatatu nuko agomba kujya kuyora iryo vu ry'icyo gitambo cyakongorewe n'umuriro ku gicaniro akajya kurisesa inyuma y'ingando z'amahema ahantu hadahumanijwe. Icya kane nuko Imana imubwiye ngo kandi abikore mbere yuko abikora abanzi yambara ikanzu y'igitare n'ikabutura y'igitare ku mubiri we, ubundi abone kujyana iryo vu. Icya gatanu nuko Imana imubwiye ngo ntagasinzire, aramenye ntazigera asinzira, ahubwo umuriro uhore waka ku gicaniro. Twagiye ku cya gatandatu, murongo wa 5 avuze ngo umuriro uhore waka ku gicaniro ntugasinzire, ngo umutambyi ajya gushyiramo inkwi uko bukeye. Ibwiriza rya 6 rigendanye n'uburangagaciro bwe imbere y'Imana n'imbere y'abantu, nuko umutambyi agomba gushyiramo inkwi muri icyo gicaniro, agashyiramo inkwi uko bukeye, agahora ashyiramo inkwi yenyegeza ngo utazima. Uri kubibwirwaho nk'umutambyi, izo nkwi zigahora ziri mu gicaniro kugira ngo kitazima. Ibi ni bimwe mu bintu 6 bigendanye n'amabwiriza umutambyi yari yarahawe muri Isiraheli, kandi akaba ari byo uri kubwirwa noneho nk'umutambyi muri iki gihe cya none. Ubu niwe mutambyi, wa mutambyi wo kwa Aroni, wa mutambyi wo mu Barewe ntawe ugihari. Nitwe twandutse abatambyi noneho bo kwa Yuda, kuko uwaducunguye akomoka kwa Yuda, kandi iyo tumwizeye tuba duvutse ubwa kabiri. Ubwo natwe tugaragara nk'abana bo mu muryango wa Yuda. So rero ibi ni bimwe mu bigize indangagaciro y'umutambyi, kandi akaba ari amabwiriza Imana ihaye wowe nanjye. Tugiye kureba ibindi bibiri, tureba aho biri ariho dusoreza. Tuzagaruka no dusobanura buri kantu ku kandi, buri kantu gasobanura iki, buri kantu gasobanura iki, buri bwiriza risobanura iki, buri bwiriza risobanura iki. Ese ndabisohoza? Ese wowe urabisohoza? Ese pasiteri wawe arabisohoza? Bishop wawe arabisohoza? Ese pasiteri yarabikwigishije ngo ubimenye cyangwa ntabyo yakwigishije? Maraki ibice 2 umurongo wa 7. Tugiye kureba noneho rero ayandi mabwiriza 2 agendanye n'uburangagaciro bwacu imbere y'Imana n'imbere yabo tuyoboye, cyangwa imbere yabo twigisha ijambo ry'Imana, cyangwa imbere yabo tubana nabo mu buzima bwacu bwa buri munsi twebwe nk'abatambyi, ku buryo twubahiriza amabwiriza Imana yaduhaye, kandi bigahita bituma tugira agaciro imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Indangagaciro 8 nizo turiho ziranga umutambyi. Uri umutambyi, nanjye nkaba umutambyi, pasiteri wa ni umutambyi, bishop ni umutambyi, padiri ni umutambyi niba yarizeye, ariko sinemera ko bizeye, kuko inyigisho bigishijwe ni amategeko y'abantu gusa, ntabwo ari ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Bigishijwe ibiteolojiya, bigishwa siyansi, bigishwa filozofi. Abo twavuga nk'abo muri Katolike, padiri, musenyeri, abakaridino n'abandi,
ndetse na papa bose bigishijwe amategeko y'abantu gusa, bigishwa filozofi, bigishwa siyansi n'ibindi bintu bidafite epfo na ruguru, ariko bitarimo agakiza. Inyigisho bahawe n'amategeko y'abantu nibyo bizeye, si ukuri. Rero turi kubwira none abamaze kubwirwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bakamenya ukuri, nibo turi kubwira, kuko abo nibo batambyi, ni abatambyi ba nyabo. Maraki ibice 2:7 haravuze ngo, ibwiriza rya 7 ravuze ngo, kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge. Iyo ni ibwiriza rya 7. Ibwiriza rya 8, kandi abantu bakwiriye kuba ari we bashakiraho amategeko, kuko ari we ntumwa y'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo niba uzi kuri umutambyi, ukaba ubizi neza ko Yesu yaguhinduye umutambyi umunsi wamwizeraga, akanwa kawe gakwiriye guhora gahamya iby'ubwenge. Icya 2, abantu bakwiriye guhora ari we bashakiraho amategeko y'Uwiteka. Abantu bose bakaza kukumenyera, bakaza niba bashaka kumenya Imana, bashaka gusobanukirwa Imana, bakaza iwawe, bakahava basobanukiwe Imana. Niba umuntu ashobora kuza iwawe agataha uko yaje, mukaganira ibintu bisanzwe, ukamuganiriza inkuru zidafite epfo na ruguru, ugasanga akuvuyeho adasobanukiwe Imana, adasobanukiwe Uwiteka, ntabwo uramenya uwo uri we muri Kristo Yesu. Kandi utaragiriza indangagaciro, kubona ubugingo bizakugora. Wowe pasiteri, wowe bishop, niba izi ndangagaciro utarazibonekaho, zitarakubonekaho, kujya mu ijuru ntabihari. Wowe apostle, wihinduye umutambyi kugeza ubwo abakristo bawe uberekanye ko ntacyo bari cyo, ngo ahubwo bakwiye kugufata nk'umutambyi, baguha amaturo, baguha ibya 10, kugeza ubwo ubambuye icyo Imana bagize cyo. Niba udasohoza inshingano zigize indangagaciro y'umutambyi, koko ni warizeye, nagira ngo nkubwire ngo ubugingo ntabwo ufite muri Kristo Yesu. So ni ibintu rero bigeze ku 8 nk'ibwiriza cyangwa amabwiriza Imana yaduhaye, cyangwa inshingano twahawe, ariko kandi zituma tugira agaciro imbere y'Imana, imbere y'abantu. Ni indangagaciro zigaragaza abo turiho muri Kristo Yesu, kandi akaba nanone ari n'amabwiriza cyangwa inshingano wahawe, nahawe, dukwiriye gusohoza, kugira ngo abari mu isi bahishurirwe Imana, ndetse n'Imana iduha agaciro tukiri hano muri iyi si. Ni ibintu bigeze mu 8 turabivuze, tuzagaruka dusobanura buri kantu kose. Indangagaciro ebyiri tuzisanze muri Maraki igice cya 2:7. Akanwa k'umutambyi gakwiriye guhora gahamya iby'ubwenge. 2, abantu bose bakwiriye guhora ari we bashakiraho amategeko y'Imana, kuko ni wowe ntumwa y'Uwiteka. Niba rero abantu baza ntibakuvaneho Imana, bakagenda badasobanukiwe Yesu, bakagenda badasobanukiwe Imana, ntabwo uramenya uwo uri muri Kristo Yesu. Imana rero iduhana umugisha. Turimo turiga ibi byose kugira ngo abantu basobanukirwe icyo bari cyo muri Kristo Yesu, kandi bakure, nyabuna mutazabura ubugingo kandi muvuga ngo mwarizeye, kandi mutazamera nk'aba bandi, mukazahagara muri rwa ruhande rw'aba bandi Yesu yavuze ngo, nimumve imbere sinigeze kubamenya, mwankozi z'ibintu. Babandi bazavuga ngo twaravugaga, twigishaga mu izina ryawe, twahanuraga mu izina ryawe, twakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Yesu ati sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwankozi z'ibintu. Imana iri gufashe, nanjye mfashe, kugira ngo dusobanukirwe, kugira ngo dusobanukirwe agakiza icyo ari cyo, dusobanukirwe abo turi bo, dusohoze inshingano twahawe, kugeza ubwo Yesu azagaruka. Kadusenga Imana. Mana, turagushimiye, ugize neza kubana natwe ndetse no kutuganiriza. Fasha umuntu wese warukurikiye ubutumwa bwiza, kandi asoze izi nshingano zigize indangagaciro yacu twahawe nk'abana b'Imana, nk'abatambyi, maze kandi twese turusheho kuba mu buzima bwejejwe, usohoze ibyo ushaka mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero ikiganiro nakagaruka. Shalom, shalom, shalom. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye.